Mwaramutse neza. Ni ndi umwami Emmanuel basuhuza. Ku munsi w'ejo niriwe mpuze ariko nagize amahirwe nabonye ibyo nenda kubabwira barabimvugiye. YouTubers bakoze akazi katoroshye ejo, bakoze umurimo, badusobanuriye byinshi kandi byose uko bimeze muri dashboards zacu. Ariko ngira ngo ndakeka rwa rwikekwe rwo kuvuga ngo bise bino bintu bizaba ryari, ese bizaba vuba. Ngira ngo mwabonye ibimenyetso yuko byanze bikunze uyu mwaka nk'uko batubwiye ari ikintu kigomba kuba. Murabizi mu mezi ashize, mu kwezi kwa gatandatu, ngira ngo deja kugeza ubu ndakeka hashize amezi 3. Muzi ko batweretse yuko icyo gihe ndakeka niba baratubwira ko bakeneye miliyoni 15 ko habonetse 11 n'ibice, ngira ngo. Ariko murumva mu mezi 3 bavuye kuri miliyoni 11 zisaga tugeze kuri 14 zisaga. Iyo bavuze 14 zisaga ntabwo wamenya abasigaye uko bangana. Niyo haba hasigaye abantu 100 kugira ngo bakore KYC zuzuye 15, bavuga ko ari 14 zisaga. Baratubwira ko ari 14 zisaga. Mwibuke yuko bari baratubwiye yuko bakeneye ko bazanonshinga nibura habonetse miliyoni 15 zakoze KYC, habonetse miliyoni 10 nibura za migrate coins zabo ngo zigere muri wallet. Muzi ko ariyo target yabo ko byari bimeze. Ariko utangiye kubona ibimenyetso bigaragaza yuko bagiye kuronshinga. Ngira ngo buri wese arabibona. Kandi uko mubona, ngira ngo ubushize nigeze nabaganiriza mbabwira yuko bano bantu batsindiye amasoko barimo za P2Go, harimo za BSM ni BSM sinzi, harimo na Sibu yacu n'andi masoko yose. Nabwiye yuko burya baba bafite internal communication hagati yabo na kwa team. Ngira ngo ushize ko nababwiye. Muribuka yuko mu minsi ishize Bosco yajyaga dushishikariza kwiyandikisha muri Sibu network, twandika abacuruzi biyandikisha. Ngira ngo bimaze iminsi babitubwira, bamwe bakabikerensa, abandi bakabifata nk'ibisanzwe. Ariko mubonye yuko na kwa team noneho itangazo baduhaye bazanyemo ko barabwira abantu yuko bakwandikisha imishinga yabo kugira ngo bakorane na Pi. Murabona ko barimo gushikariza abantu bababwira ngo biyandikishe. Murabona ko muri app bwite harimo agafomu abantu buzuza. Ariko wese nabashikariza kuzuza, ahubwo nabashikariza kuzuza ka Sibu, kuko niko koroshye kandi nako mwanabasha. Ariko murabona ko nako team irimo gusaba abantu yuko buzuza fomu kugira ngo amasoko babashe kumenyekana. Bakubwira bati yandikishe, wandikishe umushinga wawe, tuguhuze na miliyoni zisaga 60 za pioneers bose ku isi. Kandi ntabwo ari bonyine bazakora. No kuvuga ngo i platform uramutse iyo yandikishijemo ukayiyandikishamo, hazaba uburyo buri open bwo kumenyekana ku isi hose, nta na hato hasigaye. Kubera yuko Pi igiye kwaguka. Igiye kwaguka ku buryo isi yose bazisanga ari abapayoniya. Abantu bazaba bari muri ayo masoko bafite iyo bamamaza, bafite iyo bagurisha, bazaba bazwi ku rwego mpuzamahanga. Ntabwo abantu bazakomeza kuba payoniya, ntabwo bazakomeza kujya bavuga ngo miliyoni 60 zisaga. Oya, nta nubwo bazavuga miliyoni 100 zisaga. Bazajya bavuga miliyoni 100, kubera yuko niba ironshinga gutya abantu benshi bazayijoininga. Kandi murabona ibimenyetso simusigaye bigaragaza yuko bagiye kuronshinga bigaragara pe. Imishinga ni myinshi irahagije, imaze kugeramo isaga 70. Baratubwira yuko ibihugu biyemeye cyangwa se byagerageje byatestinze kuba byahaha muri Pi, baratubwira bigera mu 155. Uwo ni umubare munini cyane. Ibyo bihugu birahagije kuba baronshinga bikagira icyo bikora. Gusa akenshi abantu iyo babwiye amakuru babifata nk'ibintu bisanzwe, nk'ibintu bifite agaciro. Ndibuka mu minsi ishize hari abantu bajyaga baca inbox bakambaza ngo ariko ko batubwira kwiyandikisha gufungura kuzuza fomu zo muri Sibu network, biriya bintu bizaba byo kweri? Biriya bintu se bashaka gufata imyirondoro yacu y'ubusa? Nanjye nkababwira nti niba wumva inama nagira abantu, niba usanzwe uri umucuruzi ufite tin number, usanzwe ucuruza product zitandukanye, why not utakwiyandikisha?
sibu ko itigeze ibabwira ngo muzabanza muduhe. Murabona hari amasoko yagiye aza abwira abantu ngo muzatanga aya n'aya, ngo muzatanga ibice, ngo muzagira mute. Oya, nta nubwo bazakwambura payi zawe ngo zizane ngo mu cyumweru gitaha tuzakuzana. Oya, wowe iyo wujuje fomu wuzuza fomu utegereze. Biranababaje, icyo nzi cyo mu minsi izakurikira pre-launch abantu bazabyigana babaza abantu ngo muduhe kagafomu natwe tukiyandika. Wibaze nibwo batangiye business bikuyobere. Ariko nuba wumva usanzwe ufite business ukora, wakuzuza iriya fomu ugategereza nk'abandi, kuko nta gishoro bitanga kugira ngo ube wajya kuri fomu nk'abandi. Wuzuze fomu hanyuma bakuverifyinge wuzuze ibisabwa, nta gishoro bigusaba. Ariko mu minsi iri imbere hazaba akabyigano k'abantu bavuga ngo nimudufashe twiyandikishe twuzuze fomu kugira ngo natwe twibone muri Sibu Network. Sibu Network ifite imirimo ikomeye igiye kudufashamo, kuko bababwiye ko izubakira abantu, kuko bababwiye yuko izafasha abantu mu bijyanye no kuba importingira product bakeneye kubivana hanze. Kubera yuko niba ucuruza product runaka, Sibu ifite ubushobozi n'ibyangombwa byuzuye n'ubudahangarwa bwo kujya China n'ahandi. Wowe mu byo ucuruza bakabikuzana bakabikugereza mu maboko yawe, bakakubwira ngo birishyurwa payi n'izi. Izo payi bazaba baguciye kuri iyo product ziba zirimo iziyiranguye n'ize importinze kuzigeza ikugezeho. Wowe ugatangira nawe ugacuruza bisanzwe, wowe ugacuruza mu burenganzira bwawe muri coins ushaka. Ntabwo bazakurimita ngo bagukurikirane ngo ese ngo uyu nguyu ngo yacuruje muri fiat money cyangwa yacuruje muri payi. Oya, uzaba ufite ubwisanzure ku mazigo wawe. Uretse ko gusa abantu, kubera ko turimo kuva mu ntuza muri fiat money tujya mu cryptocurrency, benshi bazajya banemera kubagurisha muri fiat money, kubera ko azabatekereza yuko nakugurisha muri fiat money ejo azakenera kujya kurangura. Kandi wenda amasoko aho twerekera, amasoko manini akeneye cryptocurrency. Ni nayo mpamvu abantu benshi bazishimira kugurisha abantu mu cryptocurrency kurusha uko bazishimira abantu kugurisha muri fiat money, kuko aya mafaranga baduha ntabwo azarenga umupaka ajye mu Bushinwa. Ibihe turimo kujyamo birimo bari twerekeza mu kindi cyiciro tutasanzwe turimo twewe nk'abantu batuye isi. Turimo turava muri digital currency, turimo turava muri fiat money, mu mafaranga tugenda nayo mu ntoki tujya mu cryptocurrency, mu mafaranga ari crypte ahisha atagaragara. Niyo mpamvu tuba dukwiye ahantu hose gushingayo agati, gushingayo ibirindiro ukaba hose uriyo. Ku masoko ya cryptocurrency ukaba urimo, n'amasoko asanzwe ukaba urimo, ku buryo amasoko asanzwe azacika intege, ariko muri cryptocurrency ufite account muri Sibu. Sibu ifite n'akarusho kuko iteganya na Sibu Bank. Bajya batubwira Sibu Bank aho tuzaba dufitemo account ku buryo uzajya ubitsayo udupayi twawe duke duke, ku buryo mu gihe cyo kubakira ntibyanahugora account yawe muri Sibu ifite payi zawe. Kujya kurangura guhaha, Sibu Bank uzaba ufitemo account, ibintu byose bizaba byoroshye. Bya niba batubwira ngo bazaturimita, ngo bazajya baduha udupayi dukeya, ngo wenda system twemere dukeya. System nisanga muri Sibu Bank hari uducoin ufiteyo, n'ubu ntabwo bizagombera kuvuga ngo umuzigo bakuzaniye ngo ntabwo urahwanye na payi ngo wemerewe ku munsi, ngo uyu munsi birangoye cyangwa ejo birangoye ngo birangonga. Ibi byose Sibu yabitekereje bishyira ku murongo. Kwiyandikishamo n'ubuntu. Ushobora kwiyandikisha mu isoko, wazabona ritakunogeye ntunarikoreshe, ariko basi ufiteyo ibirindiro hose utegeyeyo uvuga ngo impande zombi ndahari. Ntabwo bazigira babwira abantu ngo mutange payi ngo mbere ngo wenda ngo tujye mu cyumweru gitaha tuzabazanira. Ntibirimo. Ntabwo bazababwira ngo mwishyure ngo turabaha igice, ngo ikindi ngo muzatushyira amafaranga. Ntibirimo. Byose ni ku murongo. Reka ne kuvuga byinshi kuko ibiri muri dashboard barabitubwiye ushize, ariko murabona yuko ikibereka yuko Sibu Bank bifite Sibu Network bifite amakuru. Nuko izi form tumaze iminsi dushishikarizwa kuzuza, ko team noneho nayo muri dashboard zayo izanyemo amakuru n'ubundi ishishikariza abacuruzi banini, abafite inganda, afite iki kuzuza izo form kugira ngo nabo bajye muri system. Murakoze, mugire umunsi mwiza.